urakaza neza kuri channel ya VJ Kabosi agasobanuye. Ngiyi imishinga 11 ushobora gutangiza ibihumbi 100 ndetse no kumanura hasi. Ushobora kuba ari umuntu wakubwiye ngo agiye kuguha amafaranga ibihumbi 100, ugahita utangira kumva ngo amafaranga ni make nta kintu wayamaza, ukumva yuko yari gutwikamo kugura imyenda, inkweto n'ibindi nk'ibyo ngibyo bitaguteza imbere cyangwa se bikugirira akamaro. Nguyu umushinga wa mbere. Social media, imbuga nkoranyambaga zikoresha ku bw'inyungu. Ushobora kuba wifuza kuza kuba umumodo ariko ukavuga ati nzahera hehe. Ngiye kode cyangwa se nguyu umushinga ushobora gukoresha telefone yawe. Ushobora kuba utanayifite ukaba wayigura ibihumbi 100 kumanura hasi wana telefone nziza yagufasha. Ugashyiramo application zigiye zitandukanye zigufasha gufotora neza ndetse no gutunganya amafoto. Ugazanyira gupostinga kuri Instagram, Facebook, WhatsApp post ndetse na za TikTok. Ushobora kuba ufite impano yo kuririmba kavuga ati se nzaririmba gute. Kora cover y'indirimbo, yikore ejo abantu bazagenda bakumenya gakeya. Koresha telefone yawe, iyi telefone dutunze, telefone zacu dufite ku munsi wa none zirahambaye, ziri gukora ibintu by'ibitangaza, ziri kudukorera ibitangaza bigiye bitandukanye. Ikaze ngo wayikaze kuri channel yanjye VJ Kabosi agasobanuye. Wandika vanaja ugasiga kanya ukandika Kabosi mu Kinyarwanda agasobanuye. Iyi channel yanjye inyuraho indirimbo zisobanuye mu Kinyarwanda, filime zisobanuye mu Kinyarwanda ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bikungura ubumenyi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye wakoreramo bikaguteza imbere. Ikaze niba utarakora subscribe ukana subscribe none ahangaha ukanda ko kazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ujye ubona na notification uruko nohereje ikiganiro cyangwa se uruko nsohoye video. Kandi like kuri izo video, uduhe comment, ni inyunganizi yawe irakenewe. Nguyu umushinga wa kabiri. Umushinga wa mbere social media, umushinga wa kabiri cleaning, gukora amasuku. Gukora amasuku ushobora kuba uri wenyine cyangwa se ufite itsinda ry'abantu bamufatanya, ugatangira mugakora mu mafarumasi agiye atandukanye, mu supermarket, mu ngo z'abaturage, ariko ufite ibikoresho byawe, ukamesa ufite ibikoresho byawe. Apana bya bindi bakwihereye, ushobora kugenda bakaguha ibikoresho byabo ukumva kagaze gasuzuguritse. Ntabwo waba umushomeri ufite amafaranga. Ushobora kuba mufatanya mukamwakoza amamodokari. Uri umushinga wa kabiri. Gukora amasuku ntabwo ari akazi gaciriritse, ntabwo ari akazi gasuzuguritse, gatunze benshi hano hanze. Akazi muvuga ko kabuze, ariko mu by'ukuri ntabwo kigeze kabura, ahubwo ni mwebwe mushobora mwikomplika mukumva yuko muzahera ngo ku mafaranga menshi cyane. Bro, ni ryari guys, ni ryari uzajya gushaka amafaranga ukumva yuko ukwiye kuba ufite amafaranga? Niba ugiye ufite umwanzuro wo kujya gushaka amafaranga, genda ushaka amafaranga, apana kugera gutegereza ngo uzakora ikintu uri ufite amafaranga utakoreye. Ntabwo bibaho. Mu mishinga 11 ushobora gutangiza ibihumbi 100 ndetse no kumanura hasi. Ngo uyu mushinga wa gatatu, gucuruza ibihingwa. Gucuruza ibihingwa, wabyumvise neza. Ushobora kugenda hariya Nyabugogo ukarangura ibitoki, za karoti, ibitunguru, imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'imboga cyangwa se ifu y'ubugari. Ahangaha bitunze abantu benshi cyane muri uyu mujyi ndetse no mu iki gihugu. Wowe wica amazi ubihaha buri munsi. Tekereza amafaranga utanga buri munsi ujya kubihaha, ariko bawe byifitiye nawe byanga bikunda byakorohereza kuntu uzajya ubihaha, kuko uzajya uba wifashe kuri makeya ukaza ugakuraho nawe by'urya. Nta kibazo, nta kintu bitwaye, nta gihombo wagira. Hano hanze benshi barabikora, bajya Nyabugogo kurangurayo bakaza kubicuruza hano Kimironko ndetse no mu Izindiro ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Aho urugero. Umushinga wa kane, komisiyoneri.
kuba umukomisiyoneri ushobora kubivuga gutyo ugahita wumva yuko ngo ari ibintu biciriritse, ngo ni iby'abantu ngo bakubiswe ngo banuze ngo baranga amageto. Ubukomisiyoneri ntabwo birangira ku mageto gusa. Ushobora kuba umukomisiyoneri w'amakamera agiye atandukanye, ahantu hari kamera nziza abantu bakaza kukubaza kamera nziza ukabuza ahantu ziri, amaresitora, amazu akodeshwa cyangwa se agurishwa, ibibanza, amamodokari akodeshwa cyangwa se agurishwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Koresha telefone yawe upostinge bishoboka, umenyeshe bagenzi bawe, nibo bazagukora publicity. Wibica amazi ibintu birakora. Umushinga wa gatanu, mu mishinga 11 ushobora gutangiza 100,000 ndetse no kumanuka hasi. Bro, rangura amapine y'amamodokari, rangura amapine y'amamoto, moto, ubuntu bisigaye biri hejuru cyane, amagare. Wica amazi, ibyo bintu birakora. Tangira kubikeya, gakeya uzahinduka umukire. Naho uri wica ukarera amaboko, bizarangira ubaye umukene kandi inzara iraryana bro. Inzara iraryana. Iyo uri umukene uri umutindi urasuzugurika, nta muntu uguha agaciro. Niyo waba ufite ibitekerezo bizima, nta muntu wabyumva, n'abana bawe ndetse n'umuryango wawe nta numwe waguha icyubahiro. Umushinga wa gatandatu, kwigisha. Ushobora kuvuga kwigisha kandi ntarigeze niga ubwarimu. Kwigisha ntabwo bihera kuvuga ngo warize ubwarimu gusa, oya. Ushobora kuba ufite computer aho ngaho, iyo computer wirirwa ureberaho amafilime agiye atandukanye, za comedy, wiri guseka umunsi ukira nta n'igiceri winjije. Wayikoresha wigisha abantu bagenzi bawe cyangwa se abantu bagiye batandukanye ubwo bumenyi ufite kuri iyo mashine yawe, kuri iyo computer yawe, batazi, badafite kandi bakeneye, bahora bibaza nabo aho bazabukura, kandi iyo mashine urayiryamanyaho. Urugero nanjye ibyo ndabikora. Ushobora kubigisha Microsoft Word, Microsoft Excel n'izindi applications zigiye zitandukanye, ukuntu zikoreshwa muri iyo computer yawe, ukabigisha ukuntu bakanda kuri iyo computer, kuri iyo computer yawe, keyboard ukuntu ikoreshwa, ibizamini bya perime n'ibindi bigiye bitandukanye byerekeranye na computer. Urwo rugero rwa mbere. Urugero rwa kabiri rwo kwigisha, ushobora kuba warize ariko uzi mate ku rwego rwo hejuru, physique, geography, biology, chemistry cyangwa se n'andi masomo agiye atandukanye, ariko ukaba wicaye. Tangirira aho ngaho muri abo bana muturanye, mwegeranye bakoreshe amayitide agiye atandukanye, amafaranga azagenda aza gake. Ababyeyi bawe bazaguha amafaranga, ugende wubaka izina. Umushinga wa 7, gukora imitako, za necklace. Ushobora gukoresha amasaro ntabwo ahenda bro, guys, ntabwo amasaro ahenze pe. Hano za Kimironko ndetse no mu mujyi n'ahandi hantu hagiye hatandukanye bagukorera udukomo tugiye dutandukanye, kandi kikaha amazina yawe, ayasheri wawe, ariko ukishyura. Birirwa bahicaye ukabapima ukavuga ngo bira ntabwo nabikora, ariko barinjiza. Birakora bro, birakora. Wipinga ikintu icyo ari cyo cyose cyakwinjiriza, ubona cyinjiza amafaranga ku bihumbi bya 100 ndetse no kumanura hasi. Iyi mishinga yagufasha. Umushinga wa 8, imashini idoda. Ubu tuvugana imashini idoda iragura 85,000 bitewe n'ubwoko bwayo, ndavugiye makeya. Ahangaha ndagira ngo mwumvishe ko ushobora gushaka umuntu akaguhugura mu gihe gito ugatangira kurya amafaranga, gace kubiri no gusabiriza ababyeyi kuba bafite. Yese n'abavandimwe, ufite n'abavandimwe biri gusabiriza. Umuntu akuremeye 100,000, gusa utekereza kujya kwigurira imyenda myiza, inkweto nziza, nta n'ahantu uzabijyana, nta na shuti ugiyemo, uri kubara nabi. Uri mu nzira njyabukene, hahantu uzajya wirirwa usabiriza. Abatangiye kumenya gukora bahereye hasi kandi batangira ubaseka ngo biriya ntiyago wabikora ngo biriya biraciriritse, ngo ngewe ngo narize wapi. Umushinga wa 9,
kwandika CV, warize umeze neza, waraminuje cyangwa se ufite ubumenyi bwo kwandika CV, ariko uricaye aho ngaho uvuga ngo wabuze akazi. Uzi gutegura imishinga ariko ukaba wicaye aho ngaho wabuze akazi. Ushobora gutegura imishinga y'abantu bakajya kwaka inguzanyo muri banki. Hano hanze hari abantu benshi cyane babuze imishinga, babuze umuntu bigira imishinga, babuze umuntu wabandikira umushinga, kandi uri aho ngaho. Benshi cyane bashaka kwaka inguzanyo mu buryo butandukanye, mu bigo bigiye bitandukanye, babuze umuntu bandikira CV, babura umuntu bigira imishinga, kandi ngo warize uri aho ngaho. Umushinga wa 10, gufotora, photographe. Gufotora ushobora kubivuga gutyo ugahita mani wumva ngo birakiriritse, ngo ntabwo ari ibintu nakora ngo ngenge iki n'iki. Oya, uri kwibeshya cyane. Tangira ugure kamera ya Occasion, ufotore bagenzi bawe, inshuti zawe, bagende bakurangira ibiraka gake gake. No mu bukwe urahagera ugatangira gukorera amafaranga mani. Ejo ukagura ya kamera y'igitangaza wahoraga urota mu nzozi zawe. Korera amafaranga. Uwo n'umushinga wa 10. Bidatinze reka dusimburekire ku mushinga wa nyuma, ndagira ngo video iratinda cyane. Umushinga wa 11, makeup artist. Makeup, ubwiza. Uri umukobwa, uri umusore aho ngaho, ufite ibihumbi byawe 100, waritinyutse cyangwa se urakitinya ariko ufite amafaranga yawe, wabuze icyo yakoza, wowe urashaka gutwika, ujye mu mayoga, usinda n'ibindi ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye, mu ndaya, ngo ni ugutwika, ngo n'undi ngo nta myaka 100. Izo mvugo ntabwo zikibaho bro. Fata umwe mu mushinga, muri iyi mishinga mvuze 11, urebe ko bitakubyarira inyungu cyangwa se umusaruro. Ejo uzazungaya uvuga uti Vijika boss nta kintu ajya avuga, avuga ubusutwa. Ntabwo njya mvuga ubusutwa, njye ndicara nkiga, ndicara nandika ikiganiro cyanjye nkagikora neza nitonze, kandi kugira ngo kikugereho, kikugirira akamaro. Njye ntabwo nkorana na ba bantu bumva ibiganiro byanjye bigaca mu gutwi kumwe bigahingukira mu kundi. Oya, niba uri umwe muri abo ngabo, nushaka wigendera. Hano hanze hari cano nyinshi zigiye zitandukanye, ushobora kugenda ugakuraho ibyo wumva bigushimisha, bikunyuze, bitakwinjiriza. Ngewe mvuga ibintu by'ingirakamaro. Lipstick, ahangaha ni ku mushinga wa 11 ku bwiza, makeup artist. Ushobora za lipstick nako zihenda, gusiga inzara, kugura inzara, gutereshaho inzara. Zira barazigura, zigura makeya, wazirangura ugahera ku nshuti zawe muturanye muri quartier, bro. Dada, fata umwe muri bagenzi bawe bimukorere ku buntu, aragenda gukorera publicity. Umwe cyangwa babiri ntabwo baguhombye, baragenda bagukorera publicity kanaka, utangire ubafotore, ubibakorere, ubafotore, ubepiye, ubasige mu maso bafise neza kabisa, ubafotore, utangire posting ibintu ukora. Camakeya, wihenda abantu uvuge ngo urahera ku mafaranga menshi cyane. Ayo umuntu afite, tangirira kuyo umuntu afite gakeya, uzagenda wubaka izina. Nyandikira muri comment niba hari ibindi wabuzi, niba hari indi mishinga wabuzi yateza abantu imbere, ushobora gutangira ku bihumbi 100 ndetse no kumanura hasi. Ngiye wumvaga kuri Mike Nikaboss, intare mutinyo with the baddest Starman Shata, intare y'umujyi, umwana avutse gato kararangiye, umwe warenzwe n'ubwenge, nushaka kunyita Nyabarongo. Kandi subscribe niba utarakora subscribe, tujye tubana buri munsi. Ciao, ndabakunda cyane.